ndagukunda n'ukuri ndagukunda mwana wanjye ndagukunda ngarukira mwana wanjye ngarukira pe ngarukira mwana wanjye mwabizi ko ntako ntagize mwana wanjye reka kuncika ngarukira mwana wanjye ngarukira vuga ati wincika ibyo bagusizemo bikuvemo ngarukira uyu muntu mana nimba ari uwawe abasha kugaruka ureba aho bavuje hose byaranze mana nanjye nta mbaraga mfite ariko mana uri imana ikemura byose uri imana ikora byose mana turakwinginze udufashe urabona ibintu bagiye bamuhemukira uri kureba neza tiwazanye amagi mazima si we wayaguze uri kureba komeza kandi mwe mubyeyi wamfashije pe nanjye nzashakisha nanjye nkakwitura zana amafaranga ufite uri kwitegereza hano ciramo witegereze neza fataho vuga ati nkeneye ko ibyanjye byagiye bigaruka nkeneye yuko ibyanjye byagiye bigaruka hari ikiguzi watanze hari amafaranga nagusabye hari ikintu nagusabye ntacyo mbo fungura witonze uyu yafashwe ryari mwana wanjye amaze igihe kinini arwaye gutya agira igihe ukabona yorohewe ibindi bikamufata ukabona yabuze ubwenge amara n'ikigo ry'ukuntu ariruka ahantu hose kumuzana ararushye n'amafaranga yashize amafaranga wagendaga kuvuza ahandi hanze nagendaga kuvuza ahandi akambwira ngo ariko ararembye cyane akambwira ngo ni ibyo mu miryango abandi ngo ni ibyo bamaye byose ntibikagira icyo bimara ubu rimwe araceceka ukabona ameze neza kanya yasaba amazi akaba yanywa nk'injerekani hari igihe aceceka burundu akaceceka hari igihe tuganira neza bisanzwe hari igihe bikamera gutya nkiruka na nijoro sarara ameze gutya iyo bibaye ari ngombwa nijoro abaye gutya hari igihe bimera gutya tugarara twicaye neza abantu bose abaturanye tugafatira tukabigera cyangwa yumva ibimuvugiramo ukumva ngo arashaka ibyo kunywa wamuha amazi injerekani ashobora guhita yinywa akayimara injerekani y'amazi akayimara byamufashe kuva ryari hashize nk'imyaka ine abumva bari kubabara cyane abafite ibintu mujya gukora bari kubabara cyane umuryango kanya ukumva hari nk'ibintu bimuvugiramo ukumva aravuga ibigambo nanjye nabonye nimero zawe ari umuntu uzimara ninde waguhaye nimero zanjye ni umubyeyi ngo wavuriye ni umubyeyi wavuriye twahuriye ahantu
hariya kumugina amanimero zaramuhamagare ute kukureba ngo nawe waramufashije ngo ntagire ko wamfasha. ufite amafaranga angahe hano? Amafaranga hano nasi niba arayo mfite wenda yo mfite yaraye mfite cyangwa n'utundi duke twasangukaho. Gusa wagiye utanga amafaranga baramuvuraga bikanga? n'utugabo nagize agahenge k'iminsi 3 bikongera bikamera gutya pe bigakomeza n'ubundi bikaba yimereye gutya. byatangiye kuva bimaze hafi y'imyaka abo biganaga baragize amashuri abirwaye se biza byatangiye buke buke kuvugana biranga kubona mu bwonko umuntu ntago ari seriye abababara cyane yagera ko arataka atashyira ku mutwe atangira. ufite amafaranga angahe? amafaranga ni 2,000 gusa niyo mafaranga nsigaranye. uzi kugira mfashe umuntu ngewe ko mubwira ati gura iki cyangwa akagura iki n'iki cyangwa gura ikesi ya mitsingi umva yanditse ubuze aho uzava. kandi imwe mubyeyi wamfashije pe nanjye nzashakisha nanjye nkakwitura. zana amafaranga ufite. urayafite? ntayo mfite. ukuri mumfashije pe nzagerageza niba ari n'agatungo nsigaranye pe nzareba ukuntu nkagurisha ariko ndebe yuko niba umwana wanjye narirutse naragenze imisozi nayimarije amaguru. ibiro yari afite ari umusore munini ubyibushye mwize neza. urabona bitangiye bambwiye yuko washobora rwose kugerageza aryama icyumweru cyose sinzira gutya nkirirwa gutya. nyirarume nta kigero iwe mu rugo ni ukwirwa iwanjye ni ukurara iwanjye. uretse humura reka turi ko bishoboka reka yitsemure humura bigomba gukira bwo buretse yitsemure itsemure bigende itsemure. impano y'Imana rigera abari impano y'Imana pe nkabona umwana wanjye avuye. nje niko nitwa impano y'Imana nta wundi witwa yo kwiseko nitwa impano y'Imana. hari n'abandi bitwa abaye ariko njyewe ngerageza ngakora ibishoboka iyo byemeye ndagufasha nta kintu cyawe nkeneye reka ngufashe. kwitura Imana ni ushoboza nyagira inkundi ndarushya amafaranga yashize. wazanye amagi ya magi naguhamagaye amagi arihe? amagi arihe n'abatumye amagi arihe? amagi yazane hano yazane. aya ni amagi niwe wagiye kuyagura? niwe wagiye kuyagura? niwe wagiye kuyagura? niwe wagiye kuyagura? ni wowe? ikibiriti kirihe? ikibiriti kirihe? aya ni amagi niwe wagiye kuyagura? afite imyaka ingahe? imyaka 22. fasha gutya. afite imyaka ingahe? cana 22. afite imyaka ingahe? afite imyaka 22. ntabwo uzi se bamugirize gutya uko byagendaga?
ntabwo mbizi neza nyuma baba ngo nibyo mu miryango nanjye bakancika hirya no hino ntabwo ndajya namenya neza ikibazo afite pe ariko urumva bari kubabara cyane baba baradura ubumaze icyumweru nta kurya mu bitotsi n'ibitotsi ubufatiro urabona ndusha imbaraga ntabwo ngera nkahamagara musaza wanjye nawe urugo akaruta akaza iwanjye kugira ngo ndebe uko umwana bimeze ufashe umubyeyi yaboneka uriya mwazanye se ni gahunda ubwo muri mwazanye uriya mugabo mwazanye ni musaza wanjye ni nyirarume wuyu uwo mwana fata burya shyiraho mwazanye amajya angahe shyiraho neza shyiraho neza genda uri mukozaho genda uri mukozaho umubiri wose genda uri mukozaho mukozeho neza fata niri genda umukozeho neza fata neza witonze ugati mwana wanjye ndagukunda ngarukira mwana wanjye ugati mwana wanjye ndagukunda ngarukira mwana wanjye ngarukira mwana wanjye urabizi ko ntako ntagize mwana wanjye ngarukira mwana wanjye vuga ati wincika ibyo bagusizemo bikuvemo ngarukira uyu muntu mana nimba ari uwawe abashe kugaruka ureba aho bavuje hose byaranze mana nanjye nta mbaraga mfite ariko mana uri imana ikemura byose uri imana ikora byose mana turakwinginze udufashe urebe uyu mwana ari imbere yawe ni nyina wamuzanye ayo ngayo urayigenda uyazana uretse turere hano biragoye nta shashi ufite aho ngaho nta shashi uretse gato komeza umukozeho nayo yandi urabona ibintu bagiye bamuhemukira uri kureba neza tiwazanye amagi mazima si we wayaguze uri kureba komeza umukozeho nayo zana komeza umukozeho amagi yose wowe komeza fata niri zana nayo yose yamukozeho ugati mwana wanjye ndagukunda mwana wanjye ubundi yose yakagombye kuba ari komeza urabona ko iri ngiri mwana wanjye ndagukunda rwose pe zana n'andi dore uyu ni umusaraba bagiye bamutega uri kuwubona uri kureba wari waravuje reba uri kureba uri kureba uyu mwana wawe amagi niwe wayaguze cyangwa ntabwo ari wowe niwe wayiguriye nta muntu watumye wabonye amababa bagiye babarya ngeze hano maze kuyagura muri butike wari uyaguze muri butike wabonye bayakuye ku ikureti nirebera amagi wabonye zana nariya murimo zana nayo yandi zana nayo irarindi niwe wayaguze ninjye uyizaniye n'aya yose
wowe tuza humura njye nta kintu wampa umufasha ibi wampamagaye ndakuzi ndakumvira ntago mpemuka ntago nza mu bahemu wabyumvishe impano y'Imana wabyumvishe urabona ibi imbaraga nk'izi hari ahandi zikomoka wabyumvishe njyewe ntago ibari ibyo bikora uretse Uwiteka mbo ibi ngibi bifate gutya bashaka aho bazajya kubimena kure muri metero nibura 500 mu ruzi atazagira undi muntu bijyaho cyangwa ugasanga n'uyabaye nk'umwana wawe azagenda tuza reba ibintu byose aho biba byavuye habakira ibindi bikomere wabyumvishe nabyumvise n'ukuri wabyumvishe njyewe icyo numara kubona umwana wawe akize uzaza kunyitura cyangwa kumugororera wabyumvishe nabyumvise kandi ejo uzagura amakesi 2 ya mitsingi nzaguhereza aho uzabiguriza ntabwo njya nakira amafaranga wabyumvishe nabyumvise kandi murakoze babyeyi wa wundi uraho hanze ari hehe niko sha wowe waje kundeba nawe wowe ufite ikibazo cy'umuntu wibwe ngwino hano fata bino bintu byomore neza fata bino bintu byomore buretse gato intoki bikureho bizingire muri ishashi fata bino note waragenda yoroheye gukura umutwe naryama uretse nze kwereke nabarya byose mbikureho uretse gato byose bikureho uretse eguka semuga ko numva ari makonja cyane numva ari makonja oya mureke nta kibazo uko bigenda bimuvamo niko agenda urumva nta kiri mfite imbaraga zo kumera kwa kundi yarameze ibyo ngibyo uragira ngo urajya kubimena kure atazagira undi muntu bigarukaho mbe mbikuye hano urabubisiza aho hirya urabubikuye aho uraburaho ubituza humura umwana wazakira we ntakira uri kubibona se humura umwana wawe azakira hari ikintu ngusabye ibuka yitwa nde Habiyambere urakira humura urakira wa wundi ari hehe ntabwo mfite umwanya mutoya mandi kwihuta mujimije itara mandi kwihuta ibyo wazanye byose bizane zana isafuriya wazanye umo amazi urayafite mbotegura bakwibye iki ari telefone bakwibye iki banyibye rangamuntu banywa perime hamwe na karuvizwari n'ibyangombwa bibiri by'imodoka bakwibye n'ibyangombwa bibiri n'ikarita ebyiri zo ku modoka n'ikofi babyibye byari ari gushira kimwe barabitwaye wabibuze gute andi mu modoka ndi guhindukira muri Kigali iwacu mu Ngororero ndaza ku modoka zabaye nkeya mu Ngororero ndaza twishyurira i Muhanga mbozana isafuriya wayizanye yizane hanyuma muganga uyu muntu tubonye uri kuvura yarwaye iki byagenze gute n'icyo mubonye mbo uyu muntu urabona ko aba afite ibintu bimushika cyangwa kumva arababara cyane uri kubyumva ukumva arababara cyane urabona ko ububabare bwo kugenda bugabanuka urabona nka biriya bintu bivuyemo hariya amagi n'indi babategetse kuyagura bayaguze ubu ni uko nyine umuntu ariko aragenda yoroherwa ni ibintu bituruka mu miryango
nawe bikagenda biza gutyo birandaranda n'ibindi bakabitambuka bagiye babaruga nyine mu bwo buryo. Kuki rero baje bagana ubuganga bwawe butandukanye n'abandi baganga? Mbongeyeho ukuntu umeze nitwa impano y'Imana. Ibi mbikora ku mpamvu z'Uwiteka, impano ku bwanjye bisinabikora. Nta miti nta kintu, imbaraga ahantu imbaraga hose Imana yazitanga, wabyumvishe. Ntacyo nakwishinja kuri njyewe, ahubwo ibimbanje gutyo ubonye hari ikindi ngoza se ni gutya bigenje, ndibonye gutya amadini aramutumye arazana, ndamufashije, imbaraga mfite nuko ngubwiza ukuri kandi bikaba ari ukuri. Aba yarabitewe n'iki? N'abantu biba byaragiye babibatega mu miryango. Ngubu urabona nk'uyu mugore ibibazo bye kimara kumubona nabonye ko nta mugabo, abagabo bose bahuye baramushuka bakamushuka. N'abagabo bagahura n'abandi bagore bugasanga ibintu by'imyako n'ibiki n'ibintu baruga bano bana kubera amashyari batuma bapfa, bikagenda gutyo. Ubwo rero ariko arakira nta muntu nyangera buri kudakira. Uri we yarazanye isafuriya? Uyu nguyu mbo isafuriya wayizanye? Ibintu babikwibye ryari? Ari gushira icyumweru babitwaye. Hari gushira icyumweru babitwaye. Buretse gatoya. Zana amazi. Hanyuma ubuvuzi bwanyu cyangwa se ubufasha mutanga mu butangira he, abantu basanga? Twebwe ushobora kuduhamagara cyangwa se tukaba turi watubonye waduhamagara bibaye ari ngombwa, ariko ibintu byose twashishikariza umuntu tuba duhari. Rimwe na rimwe turaboneka tugafasha nk'abantu baba babaye. Urabona nta atageze avuza byaranze, ariko reka tugerageze natwe. Ubu buvuzi ukora nabonye ushyiramo Imana cyane, kandi twari twumva inkuru zivuga ko wagiye kuzimu wapfuye ukanazuka. Bihurira he? None se ko umuntu wakubwira ngo ikintu cyose ukoze, ku iki gihe nta muntu wamenya imbaraga z'Imana n'iza shitani. Nta muntu n'umwe ubu wabimenya. Ibintu byose ubonye ubiharira shitani cyangwa ukabiharira Imana, ukagendera muri icyo kigare. Hanyuma nk'ibintu tubonye bivuye mu magi mazima uyu mubyeyi yazanye byo twavuga ko ari ibivu by'ikuzimu, ari byo mu ijuru? Ibi byose ni isano byabyo n'urusobekerane byose by'ikuzimu, byose bigenda bihurana. Iby'ikuzimu atari iby'ikuzimu, urabona ibyamuvuma atari iby'ikuzimu, cyangwa undi wabimukuramo ataragerageje kugeraho cyangwa uko byumva gutyo. Hanyuma rero ubikura kuri nde izi mbaraga? Je nageze ku isi mfite imyaka 2, ntangira kwibona ngora ibintu nk'ibyo by'imbaraga, abantu bakansaba imbaraga bakazibona, undi akansaba ibintu byo mbega byo kumva yabona ishaba, cyangwa bakambwira ati nshaka ko harambona umukino cyangwa muragutya, bikaba gutyo bikampana. Uyu yarazanye amazi? Yarazanye amazi. Yanyweho rekeraho. Wibwiki? Wibwiranga muntu niki? Ibintu byose wibwe urabizi? Byose urabizi? Bisubiremo. Nibwiranga muntu ni bwa perime, aporozwaye, nibwa ni kofi. Byose byo warabyimba. Nta amafaranga yari arimo cyane hari. Hari arimo angahe? 23. Niyo yari arimo. Bakwiba niyo yari arimo. Zari note zingahe? Inote 6. Zingahe mbwira inote za buri bwoko? Enye. Inote za 5 enye. Inote 2 imwe undi mu igihumbi. Niko byagenze. Sukamwe amazi. Mo hano. Sukamwe amazi. Rekeraho. Shyiramo kwihomo. Wazanye. Yishiremo neza. Waciremo neza. Wabyibwe ryari? Icyumweru. Fataho gutya. Vuga ati nkeneye ko ibyo nibwe bigaruka. Ntago mbeshya. Ni ukuri. Mumfashe. Cugusa cyane.
cugusa cyane cugusa buretse ugerera hano kora vuga ati ibyo wibwe wabuze iki niki wabuze irangamuntu mura perime mura provisoire mura karita ebyiri zo ku modoka imodoka ikarita ebyiri nizo gushyira kuki ni imodoka ikarita warazibuze ubura perime ubura irangamuntu ubura nawe ugakarita k'akazi amazina yombi witwa nde ni kofi n'amafaranga byose warabibuze hashize igihe kingana icyo ubibuze icyumweru rekura hano uri kwitegereza hano ciramo witegereze neza fataho vuga ati nkeneye ko ibyanjye byagiye bigaruka nkeneye yuko ibyanjye byagiye bigaruka hari ikiguzi watanze hari amafaranga nagusabye hari ikintu nagusabye ntacyo mbo fungura witonze fungura witonze uri kwitegereza uri kureba mwana ibyo telefone wibwe n'ubuhe bwoko ritiko bwoko ki telefone ni za ritiko umaze icyumweru wibuze ibyawe urabyibuka wasezeranye iki ku bantu bagenda babeshyira abandi ngo bagenda bitirira abandi ngo baragarura abandi ndamuka mbonye ibyanjye byose bigarutse kuko naragiye ahantu henshi ejo mvuye mu Bugesera banyereje ko bari bwabinkorere ntibabikora bari bambwiye njye ntegereza umunsi umwe nzabisanga mu ntegereza ndabibona iyi telefone ni iyawe ndabona ari iyanjye telefone ni iyawe ndabona ari iyi niyo wenda nta kindi kintu kiri mu bintu byawe bisa harimo ibindi bintu uri kubona ari ibyawe bo amafaranga buretse turebe wavuze angahe 23 izi ni inote enye zirebe neza umbwire ko ibyawe biri kugaruka n'inote amakarita irangamuntu yawe dore irangamuntu yawe niyo iyi ni perime yawe niyo iyi ni ikarita y'akazi niyo aya ni ya makarita wavugaga yo ku modoka nibyo reba neza ibyawe bimaze igihe kingana iki byibwe icyumweru ikofi ni yawe ikofi nayo ni yanjye warebaga n'amaso washishikariza iki ku muntu ugenda ashaka gusebya umuntu ngo uyu n'uyu sinanize ko ibintu byabaho sinanize ko bose byabaho ku bintu byanjye byose byabuze kuko byabuze ariko bigarutse nta kiguzi wanciye njye naje nkuyambariye nk'umuganga njye nitwa impano y'Imana sindi umuganga imbaraga ubonye hasi n'iz'ubuganga imbaraga ubonye hasi n'iz'ubuganga mbese sinzi ukuntu njye numva nezerewe ndi nishimye kandi nta kibazo kuki waba umufashije ku buntu nta kintu wamwatse ibyo bikorera iki ku buntu nta kintu namwatse kandi abandi bavuga ko ari ubutubuzi hari abatubuzi hari abapfumu we ntabwo ari ubupfumu ngo ni Imana kuki umufashije njyewe unzaniye amafaranga njye ntabwo nashobora kwaka umuntu amafaranga ngo ayampe sinyakunda gukoresha ibintu by'amafaranga wabyumvishe kandi ushaka gukorera umuntu neza ntumwaka amafaranga ngo umwaka ibye kandi nawe nimba wa muntu uzagenda umugana akakwaka amafaranga uzamwikange umwirinde uwazaba agiye kuguhemukira twagiye tubona abantu benshi bafatwa n'inzego z'umutekano batuburira abantu abapfumu bakabaka amafaranga bakabaka ibyabo wowe nta mafaranga waka abantu uri kubafasha kubera iki njye umva mu bintu byose nshobora kuba nkorera Imana ebyiri kuko hari abantu bavuga ku isi ko hari Imana ebyiri cyangwa abantu bakorera Imana nyinshi bihura na bya bintu byo kubavuga ikuzimu banza umenye ko habaho wahashatse wahabona
ushatse kuyijyana yewe n'ibintu byinshi ubona mu isi naho byavaho ni nk'isi nk'iyindi urabona nk'ibi bintu biba byibwe n'izindi mbaraga nta muntu wagera ku kintu atagiye gushaka imbaraga wabyumvishe njyewe ibintu tuzaba tubivugana icyari kinzanye no gufasha aba bantu ubusanzwe utuye he aho ari hose agace ngezemo niko mbamo niho mba buri karere ngezemo niho mba kuki bakwita impano y'Imana ni njye witwaye ku isi yego mvuze ku isi ariko ugiye kwandika wasanga impano y'Imana ari njye uri buzi uzambaza impamvu nanjye nabisanze ku isi nitwa impano y'Imana nkora bino bintu bityo barabiki izi mbaraga uzikura wa mugabo imbaraga se nanjye mbibona gutya wese ko warebaga ntitwari kumwe hari ikintu wabonye ikindi nakozeho nabibonye gutya mufashije gutya icyo nashishikariza umuntu uwo ari we wese uri hirya no hino abaye adushaka twamufasha yizera ukuri nyako nta kugenda ashidikanya hirya no hino iyo uje utizera n'ubundi byawe birapfa ushobora gufasha abantu 200 abantu 40 bakabura ibyo baje bashaka kuko baje batizera babandi baje bizera ukabona ibyo barabibonye n'undi wese wabura ibye ngiye nta muntu ndahura nawe ngo abura ibye ibi bintu se bivuye hehe kuki bivuye muri iyo moni se kureba se nyine wowe ahantu byaba bivuye hari ikindi twabimenye mutareba hari ikindi twakoresheje dore n'umurwayi nakubwiye karagenda yaguruka gake ibyanjye nuko biza ahubwo wareka nkajya kwakira n'abandi bantu baba bari kumamugara buri kanya reka mvugane n'uyu mama uyu mugabo wamumenye ute ko atari ubupfumu ngo ubona ari gukora ngo ari impano y'Imana uwo bamumenye ute uyu mugabo nabwiwe n'umudamu w'inshuti yanjye nawe ngo yamuvuriye umwana kuko nirukaga mvuza icyo gihe twahuriye ahantu ku Mugina nari ngiye kuvuza duhura nyine ariho atuye we narangira arambwira ati nyamara hari umuntu i Kigali bita impano y'Imana sinamubona gute rero kumubona mfite nimero ze wamuhamagara ukazamubwira aho muzahurira aya magi se mbona yo ufite mu ntoki aya magi yari yantumye amagi 5 bonye ko amennye 2 bira bintu bivuye mu byo bivuye he Niriya bintu njya amagi nayaguze muri butike nk'uko ayameze nta kibazo yari afite nta n'ikindi nyazanye kuriya nanjye mbonye bivamo kuriya kandi mbonye ko umwana yorohewe wenda ndashima Imana nibitongera kumufata ngo yongere amere nk'uko yameraga yabitewe n'iki ibi bintu nanjye ntabwo mbizi bambwira ngo nibyo mu muryango abandi ngo ni ibirozi abandi bakanga ngo genda ukora iki ibyo nkoze byose ntibigire icyo bikunda ubwo nabona uyu nguyu yakoze kuriya nk'uko nawe ubibonye hanyuma ko hari inzego z'umutekano zikurikirana ibintu bavuga ngo n'ubupfumu no guturira abantu yabakwatsa amafaranga kuki agufashije n'ukubera iki na amafaranga nyatse inote yanyatse n'iri ubonye muhaye nayo ubonye ko agiye kwijugunyanya na biriya nta kindi kintu yanyatse cyo ko yambwiye ko nibona umwana yakize nzaza kumushimira ubu hageze ukubaza ibintu ko byagufashije koko wabihamya nabihamya nawe umuhamya nk'uko nawe wabibonye nanjye narebye ndetse ko amfashije agafasha n'uriya mugenzi wanjye urabona atadufashije kuri izina banza ari ryo umuntu amugarara impano y'Imana kuko aho niyutse hose nawe nabonye bigeze gukora ku mwana kugira ngo bipfe kora yageraga ndakoroherwa ariko ugasanga ibyo bariye natanze amafaranga hashira ukwezi hashira 2 umuntu akongera akamera kuriya ariko ndore bibaye nta n'ikintu ndi muhaye kuko yarambye ibyo yantumye nibi byonyine nta kindi yambye uvuze ko wagiye ujya mu bapfumu ni biki wabahaye ni biki byagushizaho kugira ngo umwana wawe avurwe nyumva nawe udufaranga nabaga mfite duhene naragiye ngurisha kugira ngo ndebe yuko umwana yavurwa ndakomeza bikanga bikagera bikatwendera kongera hashira iminsi kandi umwana yagiye yarembye hari undi byigeze biba mu muryango wanyu ntabwo bisi kereka yari mu muryango yo kwa papa ariko iwacu nta tuzi